turacyari muri gahunda ya guma mu rugo. Gahunda ya guma mu rugo twese ijya gusa ni ukuryama ukongera ukaryama kugira ngo uze kuryama neza. Birashekeje, urabyuka rimwe ugakora siporo ukareba filime zikarangira ukongera. Gusa uyu munsi ndashaka ko tubihindura, narabikubwiye muri iki gihe ndashaka ko tuganira kuri video zidufasha gukomeza gukora, kwihangira imirimo. Yego nicyo nshaka ko uyu munsi tuganiraho. Ni ibihe bintu bindi wakora muri iki gihe? Uribuka ino video? Sinzi niba uyibuka. Muri iyi video navuze ko hari ubumenyi umuntu aba afite bwishyurwa amafaranga menshi, cyangwa ubwo bumenyi ukaba ushobora kubukoresha utangira company cyangwa se utangira ikintu muri ubu buryo bugezweho bwa internet. Ni ikihe kintu wakoresha internet? Niba ufite internet ukaba ufite computer cyangwa telefone muri iki gihe cyo kwirirwa mu rugo, ngibyo byo tugiye kuganiraho. Ibintu ushobora gukorera kuri internet, ubumenyi ushobora kwigira kuri internet muri iyi minsi, noneho ukabukoresha muri iki gihe cyo kuguma mu rugo. Ubumenyi nkwijeje ko butazagutwara ibyumweru 2 kubyiga no gutangira gukora. Yego gukora biravuna, ariko niba ufite internet, ufite computer, nkubwiye ko ibintu turi buvuge muri iyi video nubikora mu byumweru 3, mu kwezi cyangwa amezi 2, uzaba waratangiye kubona ingaruka nziza. Wibuke ntabwo tuzi igihe ibi bintu byo kuguma mu rugo bizamara. Duhurire muri iyi video, kandi mwibutse gukora subscribe ndetse no gukanda like kugira ngo ino video ijye igera ku bantu benshi. Duhure nyuma y'aka kananga tubiganire. Niba ari ubwa mbere wagera kuri channel yanjye, nguhaye ikaze. Nge nitwa Didier Joye. Abantu basanzwe bareba video zanjye, niba wowe usanzwe uzireba urabizi, tuganirira kwiteza imbere mu buzima, ibintu umuntu ashobora gukora akagira ngo atere imbere, kuganira ku mafaranga, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni video rero nicyo nshaka ko tuyiganiraho, ariko nakubwiye ko muri iyi minsi duhindura uburyo tukaganira ku bintu umuntu ashobora gukora ari mu rugo muri iyi minsi ya guma mu rugo yatewe na cya cyorezo cyatangiriye mu Bushinwa. Yego, uyu munsi rero ikintu nshaka gutsindagiriza ni ibintu ushobora gukora uri mu rugo ufite internet na computer. Ibyo bintu bwa mbere birasaba ubumenyi. Niba ufite ubumenyi, ubwo ndi bukwereke none uko ushobora kubikoresha muri iyi video. Nge ibyo ngibyo nkunda kubikora, nsanzwe mbikora, nyine mpamvu ndi gukora ino video. Yego, ibintu tugiye kuganira muri ino video, nkuko nakwibukije ino video nyine, niba utayirebye wongere uyirebe, yuko umuntu ashobora gutangira business ahereye kuri zero. Navuga ko umuntu akenera ubumenyi. Ubumenyi nicyo kintu cy'ingenzi. Akanya rero ngiye kuganiriza ku bintu ushobora kwiga muri ino minsi, mpite nakuganiriza uko ushobora kubihinduramo ikintu gishobora kwinjiza amafaranga muri ino minsi. N'ufite internet ukaba ufite na computer. Ikintu cya mbere tugiye guheraho ni ikintu mu rurimi rw'icyongereza bita copywriting. Reka nkubaze, kuki wakanze kuri ino video? Ino video hari amagambo yari yanditse muri ka gafoto wabonye ka video, hari na yari yanditse kuri title. Ibyo ngibyo barabyiga. Yego, nta hantu uziga gukora copywriting y'Ikinyarwanda, ariko copywriting y'Icyongereza uyimenye, ukamenya ngo umuntu yandika amagambo angahe ku kintu kigiye kujya kuri internet na hehe, uretse kuba ushobora kubikoresha uri gukora ibindi bintu turi bubone hasi. Ushobora no kubona akazi nyuma y'ibi ngibi, kandi ni ikintu ushobora gukora uri mu rugo. Uramutse uzuri rw'Icyongereza cyangwa Ikinyarwanda ukihugura ku bijyanye no gukora copy, nyine byo bita copywriting, ushobora kubona akazi uri mu rugo, kandi ako kazi kakaba katuruka ahariho hose. Kandi nkubwije ukuri, copywriting uko umara igihe kinini uyikora, uko uba umuhanga muri yo, niko ushobora kubona amafaranga yisumbuyeho. Yego, ujya wumva nk'ama publicité ari mu Kinyarwanda, kuyandika n'ubwenge. Ibyo ngibyo rero nibyo ndi kukubwira hano, byitwa copywriting. Wibuke ndibuze kukubwira aho wabyigira, ahubwo ubumenyi wabukura muri ino video uko turi buyikomeze, ngushyire no muri description y'ino video aho hantu wabikura. Yego, icya mbere tumenye ni ikihe? Copywriting. Kwandika amagambo ajya muri publicité, kwandika amagambo ajya muri video, kwandika amagambo ajya ku cyapa. Ibyo ngibyo ni ibintu ushobora kwiga kandi wakorera mu rugo, niba ujya wiyumva ku bintu byo kwandika nyine amagambo no kuvuga. Yego, ngibyo ibya copywriting. Uze kuza kureba ukora ubushakashatsi nyine, icyo ni ikintu ushobora gukora. Yego, icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ikintu bita graphic designing. Graphic designing ni iki? Uribuka none ndaguha urugero. Ureba ino video yanjye, wabonyeho ikintu bita thumbnail, ariko itandukanye nuko mbatsa muri video. Donc ni ifoto imwe yo muri iyi video mba nafashe nka editinga, namara kuyeditinga ikaza yanditseho n'amagambo. Ngibyo bita graphic designing. Donc ni uburyo bwo kumanipira amafoto, ariko mu buryo buri digital. Ushobora kuyamanipira kuyakora nyine bakayaprintinga, ushobora kuyakora
bakayashyira kuri social media, ibintu byinshi bitandukanye. Graphic designing rero nayo iri mu bintu byishyura amafaranga menshi uko ugenda uyimenya. Gusa wibuke ndibukore ukuntu ubu bumenyi, izi skills ushobora kuziga ugahita utangira kuzikoresha utatse akazi, ugatangira kuzikoresha no mwereka nuko wazitaninga ukazihinduramo amafaranga. Iya kabiri twize ni graphic designing. Iya gatatu iroroshye nuko abantu benshi batabizi, ikintu bita gukora video production. Abantu benshi batekereza ko kugira ngo ukore video ukeneye ibintu byinshi. Oya, wabonye ko telefone zisigaye zifite kamera nziza. Rero gukora video ntago ari ibintu bigoye. Ikintu cyonyine wiga principe cyangwa se amahame ya kamera, ukuntu abantu bakoresha kamera, kandi nabyo nzi ko ari ibintu bitagutwara igihe kigeze ku masaha 2. Oya, ni ibintu byoroshye gukoresha kamera. Wiga ibintu bimwe, gukoresha kamera bijyana n'urumuri n'ibyo ngibyo. Wamara kubyiga noneho ukiga ikindi kintu cy'ingenzi cyitwa editing. Ushaka kubyiga neza, nakubwiye ngo ino video nirangira ndi bukwereka ahantu ushobora kwiga ugakura amakosi, ukabyiga ukabona na certificate. Ariko for the sake yo gukora bya bintu ndi kukubwira, ushobora gutangira gukorera amafaranga. Byo ntago bigoye rwose. Ushobora kwiga editing, ukiga gukamera ku buryo ushobora kwikamera kakanya uri mu nzu. Kubyumva kubyiga uzajya kubikoresha n'igihe waba uzajya kubikoresha nyuma yuko dutangiye gusohoka mu rugo. Ariko aka kanya ushobora gutangira ikindi kintu. Yego. Ikindi noneho ukeneye kwiga muri iyi package y'ibintu ndi kubwira ushobora gukoresha muri iki gihe turi mu rugo, ni ikintu bita social media. Ugikoresha social media ariko ujya wibaza ngo kuki umuntu umwe kuri social media agira views 100,000 undi akagira views 5? Si ikibazo. Ibyo nabyo rero barabyiga. Muri iyi minsi social media ni ikintu kinini ku buryo ushobora kwiga ku managing social media bikagufasha. Ku buryo ushobora kwiga ngo ni gute umuntu akora post ikagenda ikagera ku bantu benshi. Yego, ibyo nabyo ni ibintu wakwiga. Social media kandi irimo ibintu byinshi. Irimo nkuko abantu biga marketing isanzwe ukiga kwamamaza ku bintu bitandukanye. Social media nayo ushobora kwiga ku marketing, okay, nakazi wakora uri mu rugo. Ariko muri iyi video nakubwiye ngo nakwigisha uko ushobora gufatanya izi skills zose ukagenda wiga gato ukazifatanya ukagira ikintu ukora. Ikindi kintu ni ikintu kigezweho, gusa ntago kigezweho cyane, cyitwa podcasting. Cyaje mu myaka yashize, ariko n'ubu ngubu nzi neza gutangiye podcast yazageraho ikagira akamaro. Podcast ni ikirere. Urabona radio tuyumvira kuri FM, ariko kumva audio ni ibintu byiza. Abantu bumva audio bari muri douche, bicaye mu rugo, uryamye. Podcast rero nuko abantu bakora ikiganiro bagafata amajwi, ayo majwi ukayashyira kuri internet, kandi nabyo bishobora kwishyurwa. Hari site zishyura podcast. Urugero, podcast zawe zishobora kujya kuri Spotify, zishobora kujya kuri iTunes, ahantu henshi, kandi ushobora kubona uburyo bwo kubibyaza amafaranga. Yego, ibyo ni ikindi kintu. Ubwo ngubwo rero tugeze hahandi nakubwiye ngo ibi bintu nkubwiye ushobora kubikoresha ukabyiga ukabona certificate. Nakubwiye ko ndi bukwereke ahantu ushobora kubyigira hano hasi muri comment uze kuhareba, ndabibona nakubwira muri video imbere. Nakubwiye ko ushobora kubyiga ukabona certificate, ariko ushobora no kubyiga ukagira ikintu ukora. Kuki nabanje gutondeka ibyo, hari ibindi ndi bukubwire mu kanya. Nuko ibyo bintu byose bihuriza ku kintu kimwe: kwamamaza. Iyo abantu bari kureba content ushobora kwamamaza, sibyo? Kandi ntekereza ko ubu abantu bakeneye ko abantu bamamaza. Ahantu honyine ho kwamamaza hari ni hehe? Boom, ni kuri internet. Nta muntu uca ku cyapa ku muhanda, nawe nta kindi tureba muri screen. Ubu ngubu niho tureba. Rero uramutse ushoboye gukora content video, byose niho byaganishaga burya. Video yaba kuri Facebook, gusa nyiri igihe cyo gutangira kwinjiza amafaranga kuri izo platform kiragoye. Ariko utangiye kuzikora ukamenya gusharinga, ukamenya nyine ibyo ngibyo byose nkubwiye, ukagenda ukabyiga kuri ziriya site nakubwiye, ugashapeninga mu mutwe wawe. Nkubwiye ko mu byumweru 3 ushobora gutangira kugira ikintu ukora ugasharinga n'abantu. Utirera inyungu yava hehe? Inyungu yaboneka mu buryo bwinshi. Ukoze video ukaprosha abantu bafite brands bari gucuruza muri iki gihe turi kuguma mu rugo, ushobora kubona abakiriya. Ngicyo icyo nashaka kuvuga. Gusa niba ushaka noneho gushaka akazi, hari ikindi kintu ntigeze nkubwira. Muri iyi minsi uri kumva ko ibintu byose ndivuga ari bikorerwa kuri internet igezweho. Gukora ama application, umuntu witwa developer cyangwa umuprograma, yego, software cyangwa web developer cyangwa programmer, nabyo ni ibintu bigezweho. Ushobora kubyiga. Tugeze naho ushobora kubyigira. Ushobora kubyigira hehe? Site zose ngiye kukubwira ushake ni nziza nyine uzarebe. Inyinshi zirishyurwa,
no kugira ngo ubone certificate urishyura, ariko ntago ari amafaranga menshi cyane. Ushobora kureba ukiga amasomo, kandi wiga amasomo uko ushaka. Ushobora kuyiga ibyumweru 2 ukabona certificate, nyuma y'iki gihe ukazabona n'akazi aho ariho hose. Iya mbere nge nkunda, ni nayo nkunda gukoresha nshaka kwiga ikintu gishyashya, yitwa pluralsight.com. iyi ngiyi ibamo amasomo menshi kuva ku gukora video, ku gukora web, amasomo menshi ya digital yose ariho. Indi ni yitwa code, ndacyari ku bijyanye no guprograma. Indi ni yitwa Code Academy, ushobora kuzireba hasi muri description y'ino video. Indi ni yitwa Coursera iriho course cyangwa se amasomo atandukanye y'ibintu byinshi bitandukanye, nayo ushobora kuyireba ukareba niba wayigiraho. Indi ni yitwa Udemy nayo ni nziza. Indi ni yitwa lynda.com, nayo ushobora kuyireba, nayo ishobora kugufasha. Indi ni yitwa edX, nayo ushobora kuyireba ikagufasha. Nkubwira iki rero, iki gihe wigifusha ubusa, shaka ikintu ukora. Muri iyi video nakubwiraga ibintu ushobora kwiga n'icyo ushobora kubikoresha, kandi nzi neza ko kuvuga inkuru, muri iyi video navuzemo ibintu byo kuvuga inkuru, sibyo? Kuba ari inkuru ntago ari ibintu bigoye. Muri iyi video mbivugamo, ushobora no gukomeza ukabyiga ukareba ukuntu bari inkuru. Tangira uvuga inkuru. Niba ufite n'umwana urumva muri mu rugo, mushobora kugira ibintu mukora muri iki gihe, kandi nyuma nzi neza ko ushobora kuzabona umusaruro. Wipfusha ubusa internet ufite ureba gusa ibyo ngende kuvuga cyangwa undi muntu ari kuvuga, nawe ugira icyo tubwira, sibyo? Ibyo ngibyo nzi ko ikindi gihe ushobora kuzabibyaza umusaruro. Nkubwira iki rero, tubonane mu yindi video ikurikiraho. Niba utarakoze subscribe, yikore hano ushobora gukanda kuri iyi playlist ukayireba, cyangwa indi video yanjye uri kubona hano hafi. Tubonane rero mu yindi video ikurikiyeho. Bye bye, ciao.